bakunzi b'urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN, twongeye kubasuhuza tubifuriza ikaze no kugubwa neza aho muri hose. Tuje uyu munsi tubazanira umusozo w'ibiganiro byacu tumaze iminsi tubaha, ibiganiro bikubiye muri kimwe twise RTL yazukiye muri Canada, Kantano azukira muri Ntagara. Nkuko twabimenyereje, reka dutangize umusozo aho twasoreje ikiganiro cy'ubushize, ikiganiro cya kabiri, kugira ngo mubashe kongera kwinjira mu kiganiro nkaho mugitangiye nonaha, nkaho mugitangiriye ku gice cya mbere. Turongera kubifuriza kukirebana ubwitonzi, ubushishozi n'ubusesenguzi tubamenyereyeho, ari nabyo bizatuma mutwungura inama kandi mukibonera ukuri, mukabasha no kugira inama abanyarwanda. Wajya kuri aba bantu b'intore bakwira bugake. Isi niwe wicaye aravuga ati rega buriya ntabwo ari intore, agira ngo ati buriya ni intore nizitozwa, ati hatozwe intozo. Ntabwo ntenya kubita intozo, Imana imbabarire rwose, kuko intozo ni mu kinyabupfura, ubundi mu Kirundi bayita ngo ni ikiburasoni. Genda ashaka kujya muri uwo mujyo w'ikiburasoni, ntabwo ndi buvuga amazina menshi, ndavuga amazina mwamwe nyashyire mu gakaratasi kamwe mfundikira. Ntera kuri Rukerantare. Rukerantare we simuvugaho cyane, mwamuvuzeho yaranavuzwe n'ubundi bushize. Uyu munsi ngenda mwita ikiburasoni mu ijambo ryiyubashye. Ikiburasoni ngo ni ugusubira ku birutsi. Gisubira ku birutsi muzi icyo ari cyo. Nge nakitse inavuze ngo ikiburasoni niko mu Kirundi bakiye. Ubwo nanjye niganya mama ukunda kuba kwikamba mu Burundi, ni ikiburasoni. Ikiburasoni rero ni ikintu akora ibintu nta soni bimuteye. Muzirasoni uriye umugore w'isoni nke, ushira isoni akarusha za ndaye zo muri teta gauche. Hari ikindi kintu gikomeye sinzi no mwaragikozeho, ubushishozi. Agarutse muri byantu by'abavantara ngo bavuye hanze bo ntibapfushije, baje n'amatungo yabo, ihene, inka ntiwareba. Uko mbibona, Ikamba cyangwa se uriya murunga wa Kantano Ntagara Jean Paul Arias Bavugirije ni ikintu kigamije guhuma amaso y'abanyarwanda, ari nazo za gahunda zirimo kugenda zivumbukamo ibintu byo guteranya abari mu gihugu n'ubuyobozi, kubera ubwo busabusa bw'amayero ngo cyangwa bw'amadolari baboherereza ngo bakunde batangaza inkuru z'ibihuha, nkuko nabo ubwabo ubona ko bimakaje igihuha. Ndabyibuka mu kiganiro cyahise nyuma giherutse guhita kuri 25 Ugushyingo kijya kurangira, bemera iki Marie Jeanne nanone arateruye ati yewe nyakubahwa PM, ati reka nsubize ijambo ntuncikane ijambo, atari cyo nari bagiye kuvuga. Ubwo ibyo yari bagiye kuvuga rero ngo ni ingamba nshya za politike yo kuzahura u Rwanda. Ati yewe ongera umpa ijambo, hari icyo nibagiwe. Ati buryo wari uzi ko Rukerantare yari afite ngo abana babonekerwaga muri Zambia, yabaye muri Zambia yari afite abana babonekerwaga. Ati ngo akaba yarariye amafaranga y'abanyarwanda, kubera abo bana babonekerwaga, arangira abayuriye indege aragenda. Jean Paul, reka ngusabe ijambo. Sinzi ubushize wavuze ngo umuntu witwa ngo Rukerantare harya
uri mu Bubiligi. Robert yari mu Bubiligi none ubu ngubu n'abantu baracyahari ariko ajya no mu Rwanda kenshi ni uvuga usigaye gukora ibiganiro utukana amanywa nijoro. Suriya se ngo wari muri Zambia sesa yari yarahungiye Zambia. Ndakeka ko uzi ibintu ngo yakoze muri Zambia. Ngo yakoze inzira ndende nawe. Yakoze inzira ndende ariko muri Zambia ngo yari umutekamutwe akajya abeshya ngo abantu barabonekerwa ngo abantu bajye gusenga. Hari abantu babonekerwa akaka amafaranga impunzi. Amafaranga amaze kuba akayabo. Ibyo bintu babinyoherereje we uziko hari umuntu wabinyoherereje amakuru ye. Ayo makuru akiri muri Zambia ukuntu yakorekse udufaranga twose abeshya ngo abantu mbese agatumira abantu ngo hari abantu babonekerwa ngo nibaze basenge ibiki n'ibiki bakajya babana bakeneye ibyo barya ngo abo babonekerwa ifaranga rikubita iposha za mu Bubiligi. Ariko aba bantu bagiye bareka koko kuba babavugirije umuntu niba bamubwiye n'amakuru yabanje agashishoza akamenya ibyo agiye kuvuga niba ejo bitazamwikubita mu maso akamwara kamba agakorwa n'ikimwaro isoni zikamubana nyinshi. Kagabo nibyo muri Zambia nabayeyo. Nibyo se nabayeyo ariko njya kubayo n'umwana w'ubonekerwa yari ahari. Umwana wawe? Ntabwo ari umwana wanjye, ni umwana iwabo bakomoka i Cyangugu yitwa Bamporiki Timote. Abantu b'abanyamasengesho arababaye muri Zaire, arababaye muri Zambia, arababaye muri za Togo, baramuzi ko n'ubu ngubu umwana yarashatse aba muri Ghana. Umugabo arashatse afite abana 3. Yari afite mushiki we umubikira n'abakuru be, ariko ubwo tuva muri Zaire byabaye ngombwa ko mujyana ni amateka maremare. Bemera iki Marie Jeanne rero abantu baramubwiye ngo rukera ntari afite umwana ubwo bose. Hari nabo nigeze kubona muri commentaire bavuga ngo nasigaga ngo sauce tomate ngo ku maso y'abana banjye ngo nkitwa ngo ko bari kurira amaraso nyine ngo rimwe ibonekerwa. Barakuvumbuye. Ariko rero ni amahirwe menshi yampaye kugira ngo nongere nivugire umubyeyi Bikira Mariya. Ni byiza yangiriye n'uburyo twabanye kandi n'uyu munsi aracyandi hafi. Ariko rero Marie Jeanne yeka mwisubirize ku giti cye aho kuba nanga yivuza cyangwa ngo ube bavugirije. Banza ukurikire kandi ukurikire nta rwango ushyizemo, ukurikire nta mujinya, ukurikire nta nzika, ukurikire nta mutima wo kugira nabi. Ko numvise mu magambo uvuga usa n'ugaragaza ko wemera Imana cyangwa usenga, ariko bitware mu kinyabupfura no kubaha Imana. Dore iki ni igitabo cyandikiwe urabona hano ngo les apparitions de la Vierge Marie à Tseviye ni muri Togo. Iki gitabo kikaba cyaranditswe muri 1998 ishyira 1999, cyasohotse muri za 2004. Nge ntabwo nubwo nari nkiba muri Afurika. Marie Jeanne iki gitabo nugisoma nibwo uzamenya ibanga ry'umubyeyi Bikira Mariya. Njye ubibabwira ndi mwene pasiteri, aho nahuriye na Bikira Mariya n'uburyo namwiyambaje nk'umubyeyi kandi n'ubu nkimwiyambaza nk'umubyeyi, uzabisobanukirwa n'abandi wabeshye wagiye gutwikira roho iyo myuka mibi mugendana. Abandi wagiye gutwikira roho nabo bazabyumva babimenye. Nta mpamvu zo kujya kurya. Ese ahubwo abona ari amafaranga baje kugutakira bakubwiye ko arangaye.
ndetse ko mva muri Zambia ntahise nyiza ni Buraya. Ayo makuru ubutangaza n'uburyo bwo gushaka gusebya no guharabika umuntu gusa. Ariko nta kibazo, ikiza nuko umpaye umwanya wo kongera kwivugira umubyeyi Bikira Mariya. Bikira Mariya yarakubohoje kandi wari umudivantiste? Ntabwo nari umudivantiste, twari Abangilikani. Abaporoso. Twari Abangilikani, muzehe wanjye ni pasiteri. Ariko ibyo n'andi mateka ni ikindi kiganiro. Ntabwo twajya kubiganira, ntabwo nageza na mubyeyi muri ibi bintu by'ikamba rya Kantano. Ni uburyo bwo kugira ngo mbashe kuganiriza abadukurikira, abakunzi bacu, bamenye banasobanukirwe ukuri. Narigiye kukuvumbura none urananiye? Ntabwo ahubwo ubu nyine bemera iki Marie Jeanne ubwo ngo yari yavumbuye. Ni gutyo bavumbura. Abumva radio rero yigenga RTLM kuri wa gatandatu itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatandatu 1994 turabashuhuje mwese tubifuriza amahoro n'ubwo inyenzi inkotanyi zo zitayashaka n'abazishyigikiye aribo ba Museveni n'ababirigi hanyuma n'abandi bose bifuza yuko uru Rwanda rutagira amahoro. Turabasuhuje bakunzi ba radio na televiziyo Ikamba. Turi kuwa 4 tariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2021. Tukaba rero tugiye muri cya ikiganiro mwese mukunda, ikiganiro cya tubavumbure. Tuvumbure izo ntore, tuvumbure abo bantu gatwihishemo. Nicyo kiganiro cyo kuwa 4 muri tubavumbure. Turabasuhuje rero, mwicare mugubwe neza aho muri hose, muri mu byicaro byanyu. Turabizi ko muba munyotewe n'iki kiganiro kugira ngo kuko kibafasha kwirinda, kikabafasha no kurinda n'ibyanyu n'abanyu, kikanabafasha kumenya abantu tugaya bambandi twita ibibwa, nyamara ari abantu ubundi bakabaye ari abantu b'abagabo bafasha abanyarwanda, ariko ukabona barahisemo gufunga amaso cyangwa gukorera agatsiko gakomeje kurenganya abanyarwanda kugeza kuri iyi saha. Nagiye nsoma ibyo abantu bagenda bandika kuri video uba wagaragayemo. Hari umuntu wivugiye ngo uyu muntu aramuzi ngo yishe abagabo babiri mu Gasiza, ngo niba ari abapadiri cyangwa abafurere. Tubwire, wabaye umusirikare, wabaye nyumba kumi, wakoraga iki? Ese koko izo nkuru zaba zifitanye isano n'umuntu mwitiranwaga cyangwa ni wowe cyangwa se nawe nanjye nkuvumbure koko? Kagabo, muracyafite byinshi byo kumenya no Irambura narahize. Nibyo? Irambura n'ahantu nabaye imyaka irenga 6. Irambura narahakoze ko muri 1994 nari nshinzwe akarere ka Superfecture ya Kabaya. Bivuze ngo niyo Rambura bavuga yari mu bwatsi bwanjye. Wari superefe? Oya, nari nshinzwe akarere mu rwego rw'iperereza. Okay, maneko. Bivuze ngo rero nakubwiye ngo abantu benshi bakunze kuba bananga yivuza, bahubukira kuvuga. Bivuze ngo umuntu ararota cyangwa kumva ibintu hakaba n'abandi babikora. Hari abigeze gutekereza bagashaka gufata ubuyobozi buriho mu Rwanda, reka mujye bagashaka gufata FPR nk'igicucu. Ko njya no mu Rwanda muri 2016 hari abonzi bakoze raporo ngo kwandikira inzego z'ubuyobozi ngo Rukera Ntare waje ngo yahoze akora muri president, ukagira ngo RPF ntiyari ibizi. Ese uvuga ko n'undi njya mu Rwanda niba afite ubuhamya yabutanze akandigira inzego
noneho akatsobanura uburyo abo bantu ko hari benshi bagiye babikinisha ariko ari mu mugambi wo kuvuga ngo barashaka gucisha umuntu mu mutwe. Ariko icyo nemera nuko ubuyobozi bw'u Rwanda uko bumeze buratomoye, imikorere y'inzego z'umutekano iratomoye, imikorere y'inzego z'ubutabera iratomoye. Nta hantu wapfa gucishiriza ikintu. Erega ni nabyo byatumye mfata icyemezo cyo gukorera igihugu cyanjye. Nta maraso y'umuntu nibaraho, nta mutungo w'igihugu nibaraho. Nta mpamvu rero yo kwibuza amahirwe yo gufatanya n'abandi kubaka igihugu. Nta mpamvu yo kwibuza kwegera umubyeyi wanjye ngo mbe namusayidira muvomera amazi mugurira kunyu. Nta mpamvu yo kwibuza amahirwe yo gutembera igihugu cyanjye ngo nanjye numve ngifitemo umugisha. Ibyo ngibyo biri mu byatumye mfata icyemezo cyo kuba nti kandi nibyo koko iyo mba hari icyo nshinjwa cyangwa nishinja ntabwo nari kugera mu gihugu ngo bananirwe kumbaza, kabone niyo bambaza by'akanya gato, ariko igihe hari ngatanga ibisobanuro. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Albert Rukerantare, mba mu Bubiligi. Nkaba mfashe ijambo ngira ngo mbashimire by'umwihariko kubera ko kuba ndi hano ni ubwa mbere nyuma y'imyaka 23 ndi mu buhungiro. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbere yo kugira ngo mbagezeho gushima kwanjye, ndagira ngo mbwira abavandimwe nasize mu Bubiligi bankurikije amatelefone bashaka kumenya aho ndi, ko nageze mu gihugu cyanjye, ko nageze iwacu, kandi ko nakiriwe neza. Abikangaga ko ari cyo nzaba, ahubwo bamenye ko ndi kwibere, ndi konka hababaje ibyabo. Kandi ndetse nanjye ibyo nabonye uko u Rwanda rumeze ubu ngubu naranezerewe cyane. Kuri jyewe ndumva twabyita ko waribohoye. Hanyuma rero muri urwo rugendo rwawe rwo kwibohora naho ugeze ufite inama, hari inama ufitiye abantu basa n'abakiboshye, aba bantu wise bagendera ku mutumba n'abandi, hari ikintu wababwira kugira ngo nabo niba bishobotse babohoke? Erega muvandimwe, ibyo tuvuga byose kuva twatangiza uru rubuga nta munsi n'umwe tudatanga inama. Hari ingingo 3 ndacyazigarukaho n'uyu munsi: kubaka ubumwe, kwemera gutanga ibisobanuro ku nshingano twahawe, no gutekereza kwagutse. Niyo mirongo 3 ikomeye igihugu cyacu cyahisemo. Kandi hari ikindi kintu gikomeye, aho u Rwanda rugeze ubu, mu gihugu cyabayemo amarorerwa, jenoside yakorewe abatutsi, kuri uriya rwego abantu uyu munsi ari abisha n'abiciwe, igihugu kikabasha kubahuza, ubu bakaba bahana igikatsi, bakaba basabana amazi, bakaba bajyana mu mirimo inyuranye yo kubaka igihugu.
bakaba bashobora guhura bakicara bakaganira bagasubira mu byabaye kandi buri wese n'umutima utuje akakira. Ni umudugudu bajemo bataramenyera ariko bamaze kumenyera, barabanye mu mibereho yabo, barasabana amazi. Ntago ndi buvuge byinshi mutaza kugira ngo ni by'abayobozi. Nagira ngo mpe umwe mu bahejwe inyuma n'amateka, abo twitaga kera ko ari abatwa batagiraga ijambo, mbahi mu ijambo ababwire uko abyumva nawe. Nk'uko abibabwiye ntago ababeshye, ariko iryo jambo ry'abahejwe inyuma n'amateka twebwe turi kuryamagana. Ni ukuri kuko byari bimaze kujya biturenga tutibona mu bandi banyarwanda, ariko kandi noneho leta y'ubumwe yaziye, turaturanye, tubanye neza, dusangira akabisi n'agahiye, nta kibazo gihari. Ni ukuri turarahurirana, turasangira. Iryo zina ry'abahejwe inyuma n'amateka dusigaye twitwa viziyo. Ni ukuri dufite icyerekezo, dufite aho tugana. Ibyo byo kuvuga abashigajwe inyuma n'amateka oya twarabyanze, kuko dufite aho tujya, dufite intego twiyemeje. Umusaza yaradukanguye, ntago bikiri bya bindi byo guhorana ubujiji. Twarakangutse kubera muzehe wacu, tubanye neza n'abaturage, turasangira, nta kibazo gihari. Murakoze. Uyu ari mu ba viziyo, abo twitaga kera abatwa. Urabona ko basobanutse, mugeze we mwakumirwa, afite umuriro, afite televiziyo, barareba nta kibazo, n'abantu basobanutse. Dufite n'uwacitse ku icumu, nawe atubwira uko babanye nabo kandi babanye neza. Mama Muhoza nawe bazakatubwira. Ntambara ikirangira twumvaga twihebye, twumva ko tutakira abantu, twumva ko ntawe utwitayeho, ariko uyu munsi wa none kuri leta y'ubumwe yadushubije mu buzima. Tubanye n'abandi banyarwanda, twariyunze, tubana n'abatwiciye, ngatura ahangaha agatura imbere, tukabana tugasangira. Akora ubukwe akantumira, nakora ibirori nanjye nkamutumira, nagira ibyago tukabisangira. Ibyiza n'ibibi tubihuriyeho, turaturanye mu mudugudu, mbese ibyiza byose tubihuriyeho. Numva rero nshima leta y'ubumwe cyane, kuba byonyine bikomeye. Ntabwo byumvikana kugira ngo umuntu wakwiciye ugasigara uri umwe. Uyu munsi wa none mube muhurira ku bukwe, munywe, murye, mubyine, birakomeye. Ariko uyu munsi wa none byarashobotse, tubanye neza, nta kibazo. Murakoze. Ubumwe n'ubwiyunge, kumva ko twese turi abanyarwanda, tubabwira iki, tureka iki? Twaberetse abatuye hano, tuberetse abo mubana n'abo tubana nuko tubayeho. Ubumwe n'ubwiyunge no kumva ko buri abanyarwanda twese tugomba kubaka u Rwanda rwacu tukarukunda, kuko izina ubunyarwanda, umunyarwanda n'umunyarwandakazi ntabwo rizigera rivaho. Uwibye igihugu, uwagambaniye igihugu, kuko n'aba FDLR baje bahoraga barasa ku gihugu, abaje babasubije mu buzima. Ntabwo rero nibwira ko ari uwibye, ari uwambuye, ari uwagize ate, agarukanye umutima ushaka kandi ukunze, izo mbabazi yazihabwa. Nitwa Eri Mutarambirwa, nkaba nari mfite pediatri na koloneli, mba muri FDLR mu gisirikare bita Foka, muri diviziyo ya mbere mu majyaruguru ya Kivu. Nkaba nari nkuriye ibatayo ya mbere bita Someka. Foka ni umutwe wa gisirikare, no ishami rya gisirikare rya FDLR, mu gifaransa babyita force combattante, abacunguzi. Naho Someka ni izina nyine bahaye ibatayo nategekaga. Nitwa Mukagihana Margarita, nari mfite ipeti rya promesse rija aho nabaga muri FDLR. Nitwa Rukundo Sylvain, nkaba mfite imyaka 17, nkaba muri Kongo aho nari mfite ipeta rya Soruda. Yewe nari maze igihe kinini muri Kongo, nabanje kujya Brazzaville ngaruka muri Kongo. Nyuma rero maze igihe mu ntambara nyine z'urudaca, nyine hagiye harimo intambara zigeze zinyuranye, buri munsi zamoko yaho mu gihugu aho ngaho byabusura n'amagira bate, kandi batwejeje inkunga tuba ntayo. Noneho mbonye na politike
FDL ntawe iri kuganisha bavuga ngo politike ngo ishingiye ngo zanegosiya n'u Rwanda ngo izagenda usanga ntawe bishingiye mu igisirikare nabwo intambara igenda irushaho kugenda bahindura isura intego dufite yo kuza mu Rwanda itagishobotse ndavuga nti nta kintu byabimaze ahasigaye mpitamo njya kuza kujya hanze mu Rwanda baki gihugu cyambyaye ko navuyemo nkizi nta kibazo. Twabaga mu ibatayo bitaga Brigade Reserve yabaga i Masisi ariko yaje guhungira i Walikare. Nari muri batayo ya 3 ikorera hano biti Kirembwe. Ninjiye mu gisirikare mu mwaka wa 2009 mfashwe n'ingabo za FDLR. Ahantu twabaga hari kure ya pozisiyo, noneho nyuma yaho nibwo twaje gutembera tujye gushaka ibyo kurya, duhura n'ingabo za FDLR ziradufata. Twari turi abana tugera mu 10 batujyana kuri pozisiyo ahantu kuri bato ya 3 Kirembwe. Ubwo tuhageze twasanze hari abandi bana dukorana seyi. Narangije seyi mu kwezi kwa 8 mwaka wa 2009. Seyi bivuga nk'ikosi ya gisirikare muri make. Naje gufata umugambi wo gutaha byadusabye ko tunyura muri iyi ngando ya Mutobo. Ubu turi mu mahugurwa ajyanye n'imyumvire n'imitekerereze kuko twahunze mbere muri 1994 u Rwanda rugifite imyumvire iri hasi. Byabaye ngombwa rero yuko umwaka wa 2010 mu kwezi kwa 9 kuko bitewe n'imirimo twakoraga y'agahato n'ubuzima twabagamo bwo kutabona ibyo kurya, nibaza kugira ngo umuntu arye mu gitondo umuntu harabyukaga akabafashe imbunda akabaragiye kugira ngo ubone ibyo kurya, ukajya mu mateke y'abaturage se ukajya gushaka ibigori, ibyo byose kugira ngo ubone ibyo kurya kandi ukabanza ukazanira komanda akabona ibyo kurya. Twebwe tuza nta operasiyo yadufashe, gusa twari turi abana bagera muri 3 tubonye ubuzima twari turimo ko bwari buturambiye kandi twakurikirana radio tukumva ko nkanjye numvaga ko ababyeyi banjye bapfuye ariko mukuru wanjye ariho mu Rwanda. Ubwo naje kugira abagenzi banjye inama ndabwiye ati bibaye ngombwa tubonye ko dutaha twacika. Ubwo twarabipanze iyo gahunda kuko nta muntu n'umwe agombaga kubimenya n'inshuti yawe magara gute ntagombaga kubimubwira. Ubwo kuko iyo babimenyaga ko uri butahe barakwicaga cyangwa se bakagufunga. Ikintu cya mbere twumvaga radio Isange mu banyu. Ikindi cya kabiri twumvaga radio Okapi tukagira amatsiko tukumva abantu bavugira hano rimwe na rimwe ntitubyemere. Ariko byaje kuba ngombwa ko abantu bari barageze hano mbere bakoresha uko bashoboye bakadutelefona bakatubwira uko u Rwanda rumeze. Ubwo nanjye nza gufata icyemezo cyo gutaha, ariko mbwira umugabo ntindagiye nanjye ninsanga bimeze neza nkuko babivuga nanjye nzaguhamagaruzi. Niko nafashe icyemezo cyo kuza. Mbo hano muri iki kigo nahageze ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10. Kuva nahagera ndibaza ko ubuzima nari ndimo cyangwa se imibereho ntayihuriye n'iyahangaha. Mu by'ukuri hoho nashoboraga kumara n'ukwezi cyane cy'umweru nambaye teni gusa, ariko ahangaha mbona imyenda yo kwambara nkabona ibyo kurya neza ntavunitse. Ariko aho narindi ibyo kurya byabaga ari ikibazo, ariko ahangaha mbayeho neza, bamisabune nkafura bakama ibyo kurya bihagije bakama n'icyo kunywa, nta kibazo mfite hano. Ngiye kuva nagera hano mu Rwanda nta kibazo nigeze mbona. Mu Rwanda ni igihugu gitekanye, igihugu abantu bose basabana. Nahangaha turi mu kigo cya Mutobo ntabwo ari pirizo, abantu bose baratembera, ubundi kujya amasomo hari amezi nyine yagenewe yarangiye nta kibazo magata, nta kibazo, nta gitugu, nta cyangwa bose nta kibazo, basanga ari sanzura nta kibazo. Ikintu cya mbere navuga tucyambuka umupaka dukandagiye mu gihugu cy'u Rwanda twakiwe neza nk'abana bajya iwabo. Twageze hano mu ngando ya Mutobo uko twabitekerezaga cyangwa uko twabwirwaga mbere ntabwo ariko twabisanze. Ikintu cya mbere navuga baravuga ngo Mutobo ngo ni ikigo kizitiye, gusa nawe niba warebye wabonye ko nta ruzitiro ruhari. Twahageze tumeze nk'abana bajya iwabo, ntabwo ariko bimeze. Nashimye byinshi, hari icyambere nawe n'ibintu byerekeye nko gutembera kw'abantu. Abantu bose batembera amasaha 28 nta kibazo gihari, do umutekano urahari. Ikindi kintu navuga nashimye nuko guverinoma y'u Rwanda ihora ikangurira hose gukora kugira ngo biteze imbere bakomeze. Ikindi kintu nashimye nuko nk'abantu bamaze imyaka myinshi hanze
bajya hano mu gihugu batazi nyine uko igihugu kimeze, ariko guverinoma igerageza nyine kubibikisha ku buryo usanga nabo nyine bagiye ku mawino n'abandi ugasanga nta kibazo. Ntabwo ari ikigo gihanagura ubwonko, ahubwo ni ikigo cyongera ubumenyi cyangwa gikangurira umuntu kwibeshaho. Amasomo babaha ajyanye n'iki? Amasomo baduha icya mbere ajyanye n'amateka, babanziriza ku mateka bakatubwira amateka y'u Rwanda. Icya kabiri batubwira imyumvire uko imeze muri uru Rwanda. Icya gatatu baduha amasomo yo kwitezaho, yo kuzibeshaho ajyanye n'igihe turimo. Ngewe nkamba afite bitewe n'uko nageze aha ngaha bakanyakira bakansobanurira uko mu Rwanda bimeze n'uko hateye, njye nahisemo bakambwira n'uko hari ikigo cyakira abana aho bita Iduha. Njye nahisemo ko bariho njya kugira ngo nzabashe kwiga imishinga nako imyuga izabasha kumbeshaho mu gihe kiri imbere. Ubutumwa bwihariye nageza ku banyarwanda bari hanze, icya mbere nuko nababwira nabo bakaza bakareba uko u Rwanda rumeze. Icya kabiri nababwira nuko batakwita ku myumvire ikiri hasi y'abantu babashuka bashaka kuba kugira ngo babe igikoresho cyabo, donc mu nyungu zabo bwite. Nicyo nakangurira abantu bari hanze ko rwose bagire ubushake bwo kubaza, bwo kuza barebe uko u Rwanda rumeze. Cyo nababwira ngo nyine gusa birababaje cyane, bafite ubushobozi bwo kuba bagera mu Rwanda bakarureba bakaba bakabona ukuri kumeze, ariko nyine bahanze bafite ibintu by'ibinyoma. Icyo nababwira nuko gusa bareka nyine kumya gutesha umutwe abantu bari mu mashyamba bari kubabeshya ngo bazabacyura ngo bazakora politike bacyure. Aho cyo nabakangura nuko nabo bafata iya mbere bakagera mu Rwanda no bakajya kuraba nawe bayifude bari mu mashyamba na za rudi n'iki, bakababwira batemuta ku gihugu kimeze. Afite nyine bakareka ibyama byabo birirwa babeshya ko ntacyo bimaze. Ikintu nabwira abandi bana bari muri Kongo, nabwira ko ubuzima bwaho nta kamaro, nkabwira ko bakagombye gutaha mu Rwanda ari amahoro, ko nta kibazo, ko natwe twahageze tukaba tubayeho neza kandi tukaba twitegura no kuzagira ubuzima bwiza imbere yacu. Abasigaye ku rugerero nababwira ko u Rwanda rwateye imbere kandi kuza mu Rwanda ari ukwisanga. Imyumvire bafite yo mu mapore babashuka ngo tuzataha tuzafata igihugu, rwose ni ukubabeshya. Bagerageze bashake uburyo baza nabo barebe uko u Rwanda rumeze. Nibwo butumwa nabaha. Ku byerekeye ubumwe n'ubwiyunge tubona muri rusange rwose abantu babanye neza, kuko baragira nk'ibintu by'amakopera n'ibyo byose ugasanga nta kureba ubwoko, nta cy'abantu bose baravanze rwose nta problem. Babajyanye ku muganda barababaza, nimutwereke imirizo mwari mwavuze, nimutwereke amatwi yo mwari mwavuze, nibabacirurwa pirato mwaradushutse, nibabacirurwa pirato mwaradushutse, nibatwakiranye ubwuzu Igitarama, umutobe n'ikigage byari bihari, urwagwa rw'umuhama rwari ruhari, za mitsingi w'isiki n'akarahanyuze, gahuza miryango ariyo umuntu ugaruke, leta y'ubumwe mu Rwanda ufite amahoro, leta y'ubumwe mu Rwanda ufite amahoro, leta y'ubumwe mu Rwanda ikintu yiyamye, ubugome n'urugomo birabujijwe, amatiku n'uburyarya birahagaze, ingabo z'u Rwanda zabohoye igihugu, ingabo z'u Rwanda zabohoye igihugu, ingabo z'u Rwanda zabohoye igihugu, ingabo z'u Rwanda zabohoye igihugu. Ababyeyi ntabwo ari benshi bagira ubutwari, ntabwo ari benshi bagira ubutwari. Hari benshi bakiyumva bakifitemo ikidodo, bagifite inkomanga, bati ibyo nakoze, ariko niba warabikoze noneho fata icyemezo, wowe hamahuri. Niba ufite ubwoba bwo guhanwa, niba ufite ubwoba bwo guhangana n'uwo mudayimoni wari ukurimo kirya gihe wabikoraga, noneho uyu munsi wifata abana bawe ingwate, bo barera, ubarekere uburenganzira bwabo bwo kubaka igihugu, ubarekere uburenganzira bwabo bwo kugera muri gakondo ya se na sekuru, ubarekere uburenganzira bwabo bwo kwihitiramo ubumenyi bafite n'ubwo babonye, babujyane bubaka igihugu cyababyaye, igihugu cyabibarutse.
kandi noneho wibashyiraho igitutu babwira amateka agoretse, babwira amateka nyayo. Niba utinya gusaba imbabazi igihugu, byibuze gira ubutwari bwo kuzisaba abana bawe. Babwira uti niba warishe warishe, niba waribye waribye. Babwira uti ibi nibyo bimbuza gusubira mu gihugu. Ko hari ababyeyi bagira gutya ngo abana bakavuga ati ariko ko tubona abandi bana bajya muri vakansi iwabo, bite mwebwe ko tutajya ngo no bagatangira FPR yabica yabicira ikize, bageraho bakabavuniyemo. Mwerure erega hano imahanga mwarabibonye mw'abantu mwe, benshi bakina n'ubuzima ariko badatekereza ejo hazaza. Ubu turimo kugenda dukura ariko ntidutekereza amasaziro yacu. Ese ko mubona abazungu hano muri za Maison d'Europe, bene wabo b'abazungu b'uruhu rumwe babafata nk'ibintu, babagaraguza agati. Wewe wibwiramo harya ngo nugera muri Gakara ni wowe uzajya, kandi noneho usibye no kugera muri Gakara, abo bagaraguzwa agati benshi baba baragize amahirwe yo gukora imyaka yabo yose, baba baragize amahirwe yo gukora imyaka yabo yose ku buryo baba bafite pension yuzuye, icyo bita pension complete, bafite n'ubwiteganyirize, bafite ubwiteganyirize. Barateguye amasaha. Wowe ujejo wundi mu myaka 5 ukaba ugeze ku gihe cya pension, wari kuri CPAS cyangwa wari kuri iki, kabone niba wakoraga pension yawe, uribwira ko izaba ihagije kugira ngo ubashe kubaho ubuzima bwiza? Ni bityo bimwe bituma abantu benshi dutekereza kuba tuti reka nibuke ku ivuko, byibuze nzagira akishwa kanjye kazanzanira utuzi, nzagira mubyara wanjye uzanzanira igitoki. Ibintu nk'ibyo nuko nguko nako kuri mu gutekereza kwagutse. Naho ibyo kwirirwa bavuga ngo naguze ngo inzu ngo mfite inzu mu Bubiri, inzu ubwo warayiguze mu nibyo sayishyiraho amapine se? Usibye no kuyishyiraho amapine, iyi nzu waguze inzu ufite abana 4 ni urugero, wayiguze bafite imyaka 10 umukuru, ntabwo ubara ko mu myaka 18 nakugirira impuhwe azageza muri 25 akiri mu rugo agiye gushaka apartment ye, muri umuntu bigende gutyo, undi nawe bigende gutyo, undi nawe bigende gutyo, bane babe baragiye, usigare muri rwa ruzo rwawe na mukecuru, no kuyikoropa bikunanire. Amashambure yari ahari yarikemo ibitagangurirwa, kandi benshi n'igihe cyo kwishyura kitararangira. Ibyo n'ibindi bibazo nabyo abantu bakakwiriye gutekerezaho, bagatekereza ku ivuko, ibisubizo byaba ari byinshi, inama zaba ari nyinshi. Reka mbere ncumbikiye ahangaha. Urakoze cyane Robert Rukerantare. Ariko mbere yo gusoza ndagira ngo turebe gatoya aya mashusho ya zino ngabo z'igihugu n'abapolisi, n'ibyo babwira aba banyarwanda, n'ibyo babwira ba bandi bagendera ku mutumba, n'ibyo batubwira twe twese n'abandi bose bafite ibitekerezo. Ndifuza ko aka kantu twagasorezaho, iyo morale igasigara mu mutima w'abantu bumva agaciro k'igihugu, bumva ubusugire bw'igihugu icyo ari cyo no kuburinda, kandi ndagira ngo inakangure babandi bibeshya ko barimo gutegura ngo bazategura ibitero, ngo bazategura urubyiruko, ngo bafite ibitambo. Nibarebe ibi bintu bigira icyo bibabwira. Bikaba akarusho ubwo kurasa kategesheje rokete
Aradiye vugusha bikabikizi aradiye nego. ubwitange rero mufite n'ubutwari ibyo bibaha icyizere igitumye turi hano nuko isi turimo ibihe tugezemo ubutwari n'ubwitange ntabwo biba bihagije ariko nibyo by'ibanze nibyo biherwaho kandi murabifite hagomba kongerwaho ubumenyi kumenya uko ukora umwuga uwo ari wo wose ukawukora ukawunoza iyo bikunze bigasanga bwa bwitange bwa butwari ubwo umuntu aba yuzuye ingabo nk'izi iyo ibyo byose bihuye ni ingabo zuzuye zishobora gukora umurimo uwo ari wo wose niyo mpamvu rero mumaze iminsi hano cyangwa se mwigishwa gukora ibyo mwatweretse mukora byerekana ibyakorwa ibyakoreshwa igihe bibaye ngombwa mu by'ukuri bitari iby'amahugurwa gusa mu bikorwa abashaka u Rwanda abarushakira inabi abarwifuriza ibibi barukura he se nyine ntaho bafite barukura iyo ibyo bintu bitatu bihuye ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho ntabwo azasubiraho yaturutse ntabwo byakunda tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima niko byagenda inshuti bakunze b'urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN turabashimira byimazeyo uburyo mwakuri iki kiganiro kandi turongera kubashimira ibitekerezo byanyu mudahwema kuduha impanuro nyinshi muzaduha mwifuza ko tubagereza ku badukurikira kandi n'impanuro muzakomeza guha urubyiruko aho muri hose aho mutemberera mwibuke kuganiriza abana bacu ibyiza by'igihugu cyacu mubakundisha igihugu cyabo tubararika ibiganiro bindi bizaza muri iyi minsi turiho tubategurira kandi bifite ubusesenguzi bwimbitse
tubasaba no kudufasha kugira bamwe muri twe, ndavuga cyane cyane abakuru, kuvana ibitekerezo byuzuye umwijima mu mitwe yabo, bagatekereza icyatuma igihugu cyacu kidasubira mu icuraburindi, bagatekereza icyatuma igihugu cyacu kirushaho gutera imbere, kandi noneho tugafataniriza hamwe gukomeza gusigasira ibyo twagezeho. Mukomeze muduhe ibitekerezo, mukomeze mutuganirize, mudukunde, mudukundishe n'abandi. Ya mirongo iyi murayimenyereye rwose, tubifurije ishya n'ihirwe mu buzima, kandi noneho reka dutangire tunabifurize kurangiza umwaka wa 2021 mu mahoro, mukazatangira uwa 2022 mwituze, mu munezero no mu mudendezo. Uwiteka abahe umugisha.